Indi nkuru ifite imirindi ku mbuga nkoranyambaga niyo umupasiteri hano mu Rwanda wagaragaye mu mashusho ari gusaba umwana w'umukobwa ngo akore kwibere rye birukana ibyari biririmo. Fata gutya iryo bere ryawe ko niba umupasiteri afashe kabanda ye ku mugoroba nk'uwo ngo wakabwibwe wayo masaha akarebana na kamera nuko turi kurebana n'iyi kamera iri kutureba akazamura ibyo azamura akamanura azamura amanura azamura uri kubyumva umuti ugahagarara nyuma yaho ngaho akamubwira ati ndi kwihuta afite ubwiriza mu kanya. Hanyuma rero ariko uyu mukobwa witwa Gigi yafashe video ari kwikinisha iyo video Godfather yinyoreje muri view 1 ariko umukobwa yahakanye katari buretse arangije kwinkorereja yandikira Akim ngo video irayobye. Uwo mukobwa ari kwikinisha amazi ari hejuru gutya umufiririzo hasi he umupuri yanda kwicisha intoki yacimyeyo ntago mbi uruba ndakumva sha pasiteri iyo video warayireba ariko sha pasiteri ibyo ndari kubuza. Uyu numwe mu bapasiteri mu Rwanda abagore benshi n'abagabo bakomeje kwifatira ku gahanga bakavuga ko ibintu akora ari ibihura n'amarangamutima ye ariko atari iby'Imana iba yamutumye. Man afite ikintu cyitwa ubuhehesi ngenda bivuga mu mazina ya ngo nimwereka mu cyumba cyanjye ngo nimwereka amabere yanjye ndangashareka nkubwira. Reka mbaye ikaze muri ubu buryohe bw'ikiganiro. Nge nitwa Eric Radu. Ikaze. Ndavuga gukomera kwawe. Yamenyekanye ku mazina ya Pastor Akim ariko amazina ye bwite ni Helman Barushimana. Uyu mugabo ni umupasitoro mu itorero rya Blessing Miracles riherereye i Kanombe akaba ari nahasengera. Uyu ni umwe mu bantu bakunda kugarukaho ku mbuga nkoranyambaga kubera ibintu agenda akora by'umwihariko ubuhanuzi agira abantu benshi bagiriraho amakenga. Ari gushira iminsi mike uyu mugabo Pastor Akim akoresheje live y'igitangaza ameze nka hoster cyangwa se ari hoster. Iyi live abantu benshi bayivugaho ibintu bitandukanye, bamwe bavuga ko live yabereyeho ibitangaza ariko abandi bakavuga ko ari live yari yuzuye mirari rye gusa. Benshi bari kuri iyi live bari biganjemo igitsina gore. Haje kuvamo umugore umwe amubwira ikibazo afite, ikibazo cyo kwibere, maze Pastor Akim dore ko yagikemuye. Fata gutya iryo bere ryawe kubabaza. Ugiye gufata gutya uterure ujugunye hanze, nujugunya kwa mukuru wawe niwe ubyambara. Rimwe okay. Hands. Kurayo rimwe jugunya kurura jugunya hanze. Subira muri Kenya kwa Janine kuterera tena in the name of Jesus. Ganyuma the name of Jesus. Father, thank you for helping in Jesus name. Amen. Nukoreho yakura mukuru wawe. Uyu mukuru wawe wageze imbere ye. Murebe. Kumureba uhengamiye wa mwana w'umukobwa we nibiki? Niko mureba. Mama, ukora kubyo bereriwe. Father, in the name of Jesus, thank you for this mama. Thank you for healing. Ukuboko kwe mukuru wawe niko kwinjiye mu gukira kwawe na pain zirarangiye. In Jesus name. Amen. Noneho kuraho mama. Kanda ibere ryawe ngiye kucyumva imisonga. Iratonekara ariko ntabwo rije guteramo imisonga. Akorera tonekara nyine nk'ahantu hari kubabana. Aya mashusho abantu benshi bayibajijeho kandi sinaya gusa kuko uyu Pastor Akim akunze kwibazwaho na benshi kuva igihe yahanuriraga Mama Sava kagomba kubana na Papa Sava, maze Mama Sava akaza ku mbuga nkoranyambaga akamwiyama rwose yihanukiriye akamubwira ko atongera gushaka akamubwira ibintu nk'ibyo ngibyo. Ariko mugane narigeze kumwandikira ndamubwira ngo azansengere. Ntekereza ko maybe ko yansubije ntitwavugana byinshi ntiyari yamenya ahari. Njya gusenga ahita ambwira ngo ariko ntiwanyandikiye, ndavuga yego narakwandikiye.
ahita amanurira ambwira biriya bintu ngo byo kubana na papa sava, mbonereho gukuraho iki kintu njye narabivuze ko cyanyangirije akazi, cyanyangirije ibintu byinshi. Nta muntu wanga ubuhanuzi, nta muntu wanga ubuhanuzi kuko nta burenganzira tubufiteho bwo kubyemera cyangwa kubihakana. Umuntu arabitegereza akabishyira hari agategereza ko bizabaho. Ariko reka nkubwire, niba ko kuri umukozi w'Imana, nibura ari kugira ubwenge bwo kumenya aho uvugira, bari kugira ubwenge bwo kumenya uwo ubwira n'uwo uri kumuhanurira. Icyo ni kimwe. Kwifata ukavuga ngo ibyo yambwiraga narabyemeraga. Twari turi mu iteraniro ririmo abantu barenga 300. Ntabwo nari mfite kugwakanya imbere y'itorero ryawe. Hariya n'ubwa mbere njye nari mpageze. Hakimu, nongere mbigusubiriremo, ubwo buhanuzi bwawe niba ari n'ubuhanuzi, niba ari nabyo witekerereje, ubwira iyo Mana yawe ko bidashoboka. Ntago bishoboka, ndongera ndabivuze kuri iyi pano, ntago bishoboka ko wabana na papa. Ntago bishoboka ku mpamvu zanjye bwite. Ntakenera no gusangiza undi ari we wese. Amabanga yawe byerega uwo mugabo nta nubwo nandikiranye nawe igihe kinini. Umva ukuntu byagenze. Nyuma yaho iyo video bahise bambwira ko nyine ngo yaciye kuri YouTube. Ndanabimubwira tukiri ku rusengero, ndamubwira wambara ugakuraho biriya bintu ko bishobora kongeraho ingaruka. Arambwira ngo nta kibazo ejo tuzabivuganaho. Mu gitondo nka 9:00 umugabo amamagara video call. Man, ibintu aba badamu bari kuvuga byo guhamagara video call, sha iyo ngeso niye pe. Arahamagara wagira ngo nta kazi yafashe. Umugabo arampamagara, ndabyuka hari nka 9:00 za mu gitondo, ntarabyuka bitambyuka, nambara igitenge nicara muri salo. Ndamwitaba kuko mu cyumba cyanjye ntago nkunda mu rumuri. Arambwira ngo wawe ngurasaniza ngo wanyeretse ngo mu cyumba cyawe. Ndamubwira what? Ngiye umureke mu cyumba cyanjye. Dushaka kurira mu cyumba cyanjye soare ngo nyine ngo umenye ahantu ngurara. None icyo kintu cyo kubwira abakobwa bose ngo azabana nabo, cyo kuzereka nkubwira Akim ukuri ko Imana yo mu ijuru, Imana izaguhana. Arambwira ngo rega ngo nta wamenya ngo naba umugabo wawe. Ndambwira se sha umugabo wanjye wa muntu we, nanjye ko byanyobereye naha wandetse koko. Nani impamvu nge namubwiye gutyo nsa n'ubyitarutsa, nabyo bifite impamvu yabyo. Ngo impamvu namubwiye gutyo nimbyitaritse, amubwira nti ntago byakunda ko nabana nawe. Nubwo twabivuze ko nabana nawe, nabubwiye nti wapi rwose ibyo nise nabijyamo. Gute se papa sava se? Man, afite ikintu cyitwa ubuhehesi, ngenda bivuga mu mazina ya afite ikintu cyitwa uwo mukobwa wanjyanyeyo yanjyanye yambwira ko akunda pasiteri. Ariko byumva arambwira ngo akunda uriya mu pasiteri, ngo yakora igishoboka cyose akabana nawe. Ndavuga se niyo umukobwa akunda umuntu, nje nanjye ntabwo nari nzi ko uriya pasiteri atagira umugore, nari nzi ko agira umugore, banavuga ko niba ngo umugore waba muri Canada. Ibintu nk'ibyo ntazi ibyo ari byo. Abantu mutapinge umugabo nyine ambwiye abantu mutapinge screen mwandike mu topic kugira utaza kumanuka. Hanyuma ndabasaba ngo mutapinge mukande kuri Hakim nk'ibisanzwe. Ase mwabaye muti do it. Twagiye fungura mic yawe masava. Ariko mutapinge noneho njyewe nyine nsa n'ubyitarutse. Ubwo ni muri gitondo ari kumbwira ngo nimwereke mu cyumba cyanjye, ngo nimwereke amabere yanjye. Ndangashareka nkubita ntago njyewe imyaka mfite n'ibyo bintu uri kuvuga bihuye. Yarakubwiye ngo umwereke? Ngo mwereke amabere yanjye. Ndambwira ntago ibyo bintu bihuye pe, rwose ntago ibyo bintu bihuye. Man, Godfa, ejo nzaguhereza message zose zuriya mugabo. Arahamagara nyine ndakwereka mesa ejo nibwo nzazikwereka ko ziri mu yindi telefone. Ibyo twandikiranye hatazanagenda agafata ibinimero akandika amazina yanjye akambeshyera, kandi arabeshya shawo. Uwo mugabo arabeshya n'ibintu byose yavugaga abeshyeraga abo bana. Kandi noneho si n'ubwa mbere
si n'ubwa mbere uwo mugabo mwumvishe mu bintu byo gushaka kubona ibitsina by'abantu. Abagore bose bajya gusengerayo hariya abenshi, noneho sinzi umuntu wamubwiye ko ari mwiza. I'm sorry kubivuga, sinzi umuntu wamubwiye ko ari mwiza ngo azi ko abantu bose bamushaka. Nshuti yanjye, ntago abagore bose bagushaka. Ikindi uraciriritse sinjya ndya imboga njye ntawe ntaha muzuru urya, nakubwiza ukuri bikarangirana. Mumubwire yuko abagore tutamukeneye, ikindi ko yamaze kumenyekana. Ibyo nibyo kwirwa yitwaza ngo ni umukozi w'Imana ashaka kubona buri mugore wese se we. Abatekereza ko ari umukozi w'Imana twahuye nawe wenyine.